arakaze afite ububa ngo hari igihe ageze ku nyanja. Haleluya, amen. Ngo baravuga bati irahagarikwa n'iki? Nawe nyumvira ukuntu akomeye. Ngo aravuga ngo ngiye kuyihagarika ariko ntakoresheje n'umwuka wo mu kanwa, uyu munsi ndakoresha n'uwo mu mazuru. Reba umuntu ufite amazuru gava mu mwuka uhagarika inyanja, ubwo gangana gute? Ati tugiye gushingura. Bamusengeye, abantu baravuga batari ko umupfu wo muri ruriya rugo wamushobora ko n'ubundi apfa yarasaze. Wamubwira bati duhe, ati n'ubwoko bwanyu ntabusangiraga n'ubwacu. Wama ati riba ni rirerire ntawe ashobora kuvoma. Imana ntaho yashobora kujya mu iriba yarariremye. Kandi abenshi muri mwe mwagwaye inda, wigeze ubona ijisho ry'inda? Mbona muba mwarize universite kwiraha hakurya, nsubiza uti nabonye inda mbona ijisho ryayo. Bayigira ute? Bari bayikunze se? Bayizirika hehe? Imana ishimwe. Nizeye ko hariho abanejejwe no gukira kwanje. Abatabyishimira baba ari bake, ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dushimiye abashumba bacu i Rubavu, dushimiye n'abahano ko batugiriye icyizere. Imana yatumye badutekereza, ibaho umugisha. Ndi gusenga ngo kano ndasoma nabo baryeho kandi kabaryohere. Ndashimira n'umudamu wanje wansengeye nkaza, urabona ko ngeze hano nguwe neza, kabari nta mitima ihagaze mfite. Ibyo mbishimiye Imana. Nshimiye korali Amahoro n'ababyeyi bacu, nitabaza n'iriba mujya mutugaburira tukaryoherwa. Nshimiye n'abari gufotora, nshimiye n'abatashe ariko bakagumisha ugutwi hafi kugira ngo bumve aho bigeze, kuko aha tugeze niho ruzingiye. Iherezo ry'ikintu rititangira ryacyo. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ryanryoheye cyane. Nshaka kuza mbere vuga se ngende batampaye umwanya mfe kuvuga amavuta agambanye menshi, none ndatomboye kapumeke gake. Haleluya, haleluya, haleluya. Nawe nikumeze, nawe ufite ibiri kukubiramo wakuza hano wakuzana hano hahagaragwa, wowe se sindi kukureba. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice ni icya mbere, umurongo ni uwa 6. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo twitahiye iwacu. Nshaka kuvuga nyir'umurimo. Kare navuze ububasha ariko kavuke nyir'umurimo, nyir'uyu mushinga. Ateye ate, atuye he, nyine kamuvugeho gato. Nyir'umurimo kugira ngo umukorere uri kutamukorera biragatsindwa. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 7 umurongo w'11. Azura umwana w'umupfakazi w'icyo yajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo, aka kantu mwihangane mugafate,
ageze hafi y'irembo ahura n'abikoreye iki? Ahura n'abikoreye yego, tari guca buri kwira kadusoma ndi. Yageze hafi y'irembo ahura n'abikoreye. Turasoza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 21. Haravuze ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobi. Ahetswe n'iki? Umurongo wa 3 haravuga ngo ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo mumubwire ngo databuja ni uzishaka, maze arahera ko azibaye. Umwami nashimwe. Amen. Guhemukira nyir'umurimo no kutamukorera uyu watangije uyu murimo yarakoze arakara. Uyu mushinga Yesu ari kuwiga, haleluya, nta muntu uri hano wari uhari kugira ngo mwumve uburemere bifite. Uku twicara twese bakora uyu mushinga iriba, nta numwe wari wakavuka. Aba bagabo nta numwe wari wakavuka. Mbese mwiroshe mu mushinga mutazi igihe watangiriye. Ko mundebye na baza perezida wayo yasanze uyu mushinga uhari. Winagamo mahirwe wagize gushira mu uyu mushinga. Ibi mvuga nsanze bigeze kure. Hano kwitaba hakiri ishyamba uyu mushinga warakoraga. Hano hataraba urusengero batari nahagura batari babitekereza, ari nk'ibintu by'ibisimba byirirwa bihatembera. Uyu mushinga warakora. Haleluya. Amen. Ntidushobora gukanga nyir'umushinga ngo tumubwire ngo nitudakora birapfa, kuko yawukoze tudahari. Iyo rero umuntu akoze ibintu udahari ukinagamo, nawe yaherutse kutwandikira akabaruwa aravuga ngo abagezeyo bagize abandi. Iyo urahingira umuntu akakubwira ngo abagezemo baragwira, nibigera muzahinge cyane. Abagezemo uyu nyir'umushinga, haleluya, amen, yemwe haleluya, amen, afite abakozi bataba mu nsengero kandi bamuhimbaza buri munsi. Bamwe ni izi ndabyo, uburabyo burambaye. Iyo hahenze mu gitondo turakoze mwami ko turusha abantu kuberwa kandi tutaragiye ku cyarahani. Arakomeye mu buryo ibyiyoni iyo birebye ka karuvate kariho, nta muntu wambaye ikote mbere y'ikintu. Ayo makote muyadodesheje cyarambaye kera, cyo kirivukana mu nda. Abo kukiramya barahari. Akantu nshatse kubabwira, tumukorere ari haji. Wowe mukorere ari haji. Ndimo ndatemba nzaho. Haleluya. Amen. Ibi by'umubona ibi muri gucuranga byose, we yatangiye nta n'ingoma y'uruhu ihari kandi umushinga urakorwa. Arakaze, afite ububa, hari igihe ageze ku nyanja. Haleluya. Amen. Ngo baravuga bati irahagarikwa n'iki? Nawe nyumvira ukuntu akomeye. Ngo baravuga ngo ngiye kuyihagarika ariko ntakoresheje n'umwuka wo mu kanwa. Uyu munsi ndakoresha n'uwo mu mazuru. Reba umuntu ufite amazuru gava mu mwuka uhagarika inyanja, ubwo gangana gute? Arakomeye.
umuntu urafunga umunwa ukagira ngo inyama igahagarara, yabura uko abigenza, umwuka wayo ugahagarika Nyabarongo. Umunsi yakoresheje uwo mukaba wamwicaranye ngo mukorere, wowe mukorere arihagije, ateye ubwoba, ateye ubwoba. ngo muri kumukorera ngo muzanye miliyoni, muje murazizana muri guseka. Bigeze babura umusoro ba Petero, arabwira ati uyu munsi ntabwo turasora ifaranga rivuye mu bantu, murebe n'isamaki nayo hari amafaranga nayibitsemo kera. Baroba isamaki barasora, abura uko abigenza, bagakorera Imana ukicara n'icyatanu, aravuga bikaba yategeka. Yigeze ahura n'umuntu wahumye, iriya muje kureba za antibiyotike na za tetracycline n'ibiki byose, afata umucucu gucacira amatiti igakomeza urugendo. Baravuga bati ko gutokoje, ati nta tokoje, amacanshwe yarahumura, afite n'imbaraga mu macanshwe. Ibinyarwanda nibyo nize mwihangane, ariko arashobora. Nzi ko ndagera ku ntego y'ijambo, uri kumva ko arahagije. Yigeze abwira Farawo ati reka abantu bankorere. Farawo aravuga ati sibarekuye. Abwira Mose ati jya kubashyikira. Mose ati ntabwo nabishobora. Ntamubwira ati weho genda, uyu murimo ni njye utangiye, nzakwereka. Ahita ahantu bari abagabo bangana nk'ababi batsinda, akoresha inda. Aravuga ati nta bantu ndakoresha, nje ntoranije inda. Babika ibitabo, hagwana inda zigera mu biro kwa Farawo. Farawo yamanika, nta n'umudiyakoni ugeze. Uyu yarihagije, muje muramukorera no, ahubwo mumukomere mu mashyi kabyara. Tumukorere, tumwihorere, mwamumpeza icyubahiro ko yihagiye. Haleluya, haleluya. Hari umugabo warenzwe, umugabo amaze kurengwa aravuga ati mbo aujourd'hui ndafata ibikombe byo mu nzu y'Imana mbinywesha urwawe. Bamwicaranye ngo ntiyamenye imbaraga za nyiri umurimo, ntabwo yamenye uwo ari gukina. Uyu mukorera afite imbaraga, bantu bo mwitaba mumukorere mutinya. Nyine iri mu muguno w'ijipo murizane imirimo y'Imana ikogwe. Araza afata uwo mugabo amujyana mu Gikuyu mu ishyamba, avuga ati nzigere mbona n'abaguhaye amajwi bose, nzigere mbona hari uregutse ngo arakugemurira, tuzakaraba nuko harimo amazi, tuzakaraba. Umugabo arahisha kuwa mbere kugera abagaruye ubwenge, ngo agarutse aravuga ati murabimenge, nyir'umushinga arakomeye. Batuvuye bati batafandi ati ubufandi bwamazwe n'ibyatsi, nta bufandi bugihari, ahubwo mwese mwubarara amahanga yose muyubararire birashoboye. Batese waryaga iki? Ati ntabwo ameza yayarabara. Wazize iki? Ati nakinishije gato, kinisha ibikoresho by'umwami. Ko makunze mwavuga umurimo aroroheje, aroroheje, mwamumpera icyubahiro. Uyu yigeze yumva bafashe umuhungu witwa Petero, akingura inzu y'imbohe harinze 15, akoresha izo mfunguzo
mwe muravuga ngo yacuze izindi wowe warazisanga ngo ahubwo nimwe mucuru ezo mwicaranye ngo yakinguje iki mubwire ngo yarazisanga mwazica ariko mwakwihangana mukamwumvira icyubahiro nyiri umushinga uyu waratumiye uyu murimo mukore yigeze areba umugabo wazanye udusamaki bari kuvuga ati ibintu bijya ndabizi nta bijyo bibamo ngenda aja guterana ariko nshaka n'udusamaki n'udutsima singiye kugwa nzira ngo yicara nkaho mwiteranira ngo abo bicaranye batari ko muze akagasandiye wazanye nakiki ati murabimenya mutasha inzara ibihe nyiri umurimo amenya ko bamuneguye amenya ko bagize ute ko niyo baramunegura ngo ni ibyo kubyina gusa bitagira ibiryo baramwakora ati muzativa yo hano ngo agasize ati zana n'agasandiye wazanye baraje ati corera ati ko nta kirye bigenze aravuga ngo akawazanye gakwire bano bantu bose bari hano kandi hasagure n'intonga babamuramburira oya mwemuretse uyu reba umuntu washiriza amashereka mu bagore abagabo akayatwiba kandi amabere gaha bamenya byaratewe n'ikibazo arashoboye ntabwo ashoboye amen tumukorere tumwihorere mukorere arihagije amen ko mutari kundi nyiri umushinga iyo yatangiye umurimo niwe biro mwicaranye ngo yima imana we ni wese yayobewe iyo bahuye wamubwira bati duhe ati n'ubwoko bwanyu ntabwo usangiraga n'ubwacu wama ati riba ni rirerire ntawe washobora kuvoma ngo imana ntaho yashobora kujya mu iriba yarariremye reka farawo ajijinganyije gake iravuga iti uyu munsi nta bashumba nkoresheje ndakoresha ibikeri mwihangane musubize gato ibikeri byaratsinzwe ninde wabirangiye kandi abenshi muri mwe mwagwaye inda wigeze ubona ijisho ry'inda mbona muba mwarize universite kwiraha hakurya nsubiza uti nabonye inda mbona ijisho ryayo ariko ishigikiwe n'Imana yaravugaga ngo aha ni kwa Bazeburoni hano ni kwa Farawo inda mwibande mu mapantaro yabo kwa Farawo n'amasuve no mu kwaha ariko ku Bisirayeli ni ubwoko butura ukwabwo bo ntimuje murabaja hari uwaziyoboye udakorera Imana no guho kamvuge ku kinyabupfura haleluya ntabwo mbumva haleluya iyi yaracunca iva mu ijuru Mariya tabizi Mariya tabizi igira icyo gusa irigendera uyisize mu mwana irashoboye ntabwo ishoboye ubwo Mariya ngo yumva agasozi ndatwa kaje bati Mariya mu nda byagenze gute ati nta makuru ngira nta muntu mwana atereka nge numva yongera iburyo ni umusore
wasamye ryara ati nje nari nandi mu cyumba. Isazi yitwa nde? Ati mu bibazo abasenga. Inabonye nsama nibirike. Yozefu atumva kubwira. Ubukwe turabushinje. Atazi gukora kwidukorera kwifite imbaraga kuko. Gitonda abagiye. Umarayika araza. Amen. Baramufasha tivayi. Ukomeje ubukwe ntabwo bukomeje. Yozefu ati mu miryango yacu ntibemera ibinyendaro, niyo mpamvu ubukwe mbuvuye. Waramubwira ati shiraho itariki. Inje wamurajije. Ninda y'umwuka wera tumira abantu. Yozefu ati azitwa imfura yandi. Imana iti ntibikureba ni kumushinga nawukoze nawukoreye. Mwakwihangana mukamukomera mu mashyi. Ngiro mwicaranye ngo ibyawe nibyo azananiwe. Agize ute? Ashaka kurinda Abisirayeli. Rabwe ngo mwebwe mubaga intama kubarinda ntibikomeye. Asigaye mufata uturaso muje mushira hano mujye. Abisirayeli bati ngiki ati mushire nkaho amaze mwijyana. Baticorera umukaye. None subwo turaba dukinza atari kumva ndavuga bikaba. Uwaba afite agatama nakabage asiko ijya. Nzohereza umurimbuzi. Nabona ayo maraso. Banyegiputa barajyama bati ni intama mu ntama, nta ntama ikiza abantu. Umurimbuzi uraza yabona amaraso akahita. Nimuyikorere muyizi iri hagije. Yakubaka n'ibindi biruta biriya muri kubaka. Nshuti yanjye abibaberi baravuze bati nta muntu ugiye gupfata amenyekanye bubaka ibintu. Bazamura etaje bati nta muntu ugiye gupfata amenyekanye ngo ni iby'abapendi n'abaki bose iyi misanzu bahoramo tugomba kumenyekana. Aravuga ati bisava okay. Kugira ngo abisenye nta n'uwo yakozeho. Iranje ati weho ngo hayi France. Weho ngo ayikiratini. Tumumva. Aburi gutuma amatafari uti amenere brick. Kuko umuntu atazana ururimi akazana inte. Ngo barafatana baragwana babimanure vuba ibisenye kabikoze. Irashoboye ntabwo ibishoboye. Bayigira ute? Bari bayikunze se? Bayizirika hehe? Oya mutuze bati nawe hari aho yagukuye. Noneho muri kubona ko ifite inda. Bwira mwicaranye ngo ibyarira ku kiziriko. Ibyarira ngo anyuze bugufi bwaho. Areba hirya y'umusozi rero. Ntabwo yanyuze aho ziziritse ahubwo yanyuze bugufi. Ngo barahamagaye ati genda uziziture. Yohereza abagabo babiri ati muje kuzizitura muzinsanira. Tadukunda gase. Ati mwe muretse muzacurira ejo mureke dufashwe n'icyo dufashe. Biro mwicaranye ngo azizitura ku gahato. Aravuze ngo niba babaza mubwire ngo nyirazo arazishaka ntabwo ashaka ko zirara ku ngoyi. Wakwihangana ukabwira uwo mwicaranye ngo nturare ku ngoyi. Mwamukomera mu mashyi Yesu.
muzizane hano ngo baba barazizanye munkurikire ziramukurikira yo kabyara umva icyo data ashaka gukora mu itaba ni ukukuzitura akakuzitura iyo wari uziritse akakwizirikaho ngo bazige zimugeze warazibaza ati none muzi aho mbazituye ati mwe mwigendere ati iki ni igiki banyiravuga iti ni ikiziriko cyageze mu uyu mwana ryari nyina iti rero nakivukiyeho urumva uwo mbyaye nawe kiba kiramwokamye wabaza Yesu ati ariko uvuka hewe uzitura abantu batari bene we Yesu aravuga ati mbere na mbere nahoze nyuze mwaka gace ndeba ingo yikuriho numva twajana Yerusalemu indobo biti se ndahinguka yo nteko ntakarabye iti ndakuhagiye tugerayo nicara kuki turagenda umpetse niho barakwemera naho ugiye utampetse bagusubizayo ubwarije bategereje ubwarije bagize ute ngenda kudekora ugende hejuru karame mwana urakoze da uyu mugoroba hari ibyo data ashaka gucakagura hari ingoyi data ashaka gucakagura kandi ziri muri famiye yawe mana y'ijuru naho i Yerusalemu bashashe imyenda he indogobe yayiziritse he mu kinani indogobe ikabwira Yesu iti ariko ab'i Yerusalemu bagira ubwibone ntabwo ndanaregukayo n'aya maguru n'ibirondwe ifite ngusiza amavuta ariko urabare muko ubu nta nuri kumva ibyo ndi gukora aravuga ati mugiye mwenyine ntabwo babaha icyubahiro none reka mbaje hejuru ahasigaye ibyo bansasiye mubigende hejuru murakarama bani bahereza umugisha rurimo ruraza bashumba aha mwicaye ntariho mwahoze muziritse mwahoze kure ibaze turayo uriya mwambaraga karuvati mwatiye nabwo kubukwa ariko iravuga iti ndakuzita korara amahoro tuyinyamashike imuzana ikigali ariko kuziturira iwanyu hariya washakiye ntihariho madamu Munezero komera hari abashakiye buriya tuzagabanya karindi niyakuzituye ikwizirikaho bituzi iciye akagozi akiziritse ku muhoro gasiga kagize uteka wuci kuba umeze utyo niyakwiziritseho ituza akagozi kagize ute maze baba baragiye umubyeyi aje nkaha n'umwana aje nkaha murabishyira hagati ngo bagenda Yesu ari hagati atari ku iyi ngo murayirebe batari ko bati buretse turirimbe gatoya Yesu ati Yesu uraririmbana na nyoko biremera turebye iyi ngo yibireme umwami aho wankuye katuzi umwana nawe akabwira mama we ati mana rwose fungura agakora ngo bareguke bashanga iteraniro rimeze nk'iri ryatera bazana hururuka Yesu icyo mukundira rero ngo aravuga ngo haramanza hicare ndogo ngo ngaba batangiye kuvuga ngo twigireyo haje umugabo bari bateguye imwe
ko haraza Yesu basanga yazanye n'ebyiri bazicaza nkahana maze kubicaza ati mwana wanje ngo yamureba ati mwana wanje wibuka yangoye ubwo baratangira baraserife ndubwo bikujira mubishoboye mwavuga ngo amen. arashoboye ntabwo ashoboye inka abasha gucagagura ingoyi zose zikuziritse bishake bibe bikundaga kuba iwanyu ushaka uba ufite ya ndwara yitwa iyawe ujyaga kwa muganga ngo ugite ngo iyo ndwara ni iyacu nazo arazishoboye ubwo utabishobora akankubwira ariko ngwino ndakugura icyayi mwavuga ngo amen. ngo bari gutembera bageze aho hirya ngaho ndebera ngo bahuye n'umuntu kandi Yesu nawe yari yararenga atese muvuye he wa mugore we bati tuvuye iwanje muhira mugiye bati tugiye gushingura bamusengeye abantu baravuga batari ko umupfu wo muri ruriya rugo wamushobora ko n'ubundi apfa yarazaze iro mwicabanye ngo hari abataragukekeragaho agakiza. Haleluya yemwe haleluya baramubwira bati umupfu wo muri ruriya rugo abafite abadayimoni abafite imyuka mibi abafite ingabo z'ikuzimu abafite abakonikoni ntawamwegera bavuze ubuduha iro mwicaranye ngo abandi bagiye gucukura ngo Yesu aravuga ati uyu mushinga natangiye yego haleluya harimo no gusubizayo uwo bari bagezeye ku irembo nubwo bari bakugejeje ku irembo bari bakujanye ntegetse ko bakugarukiriza aho bari bakugejeje. ntabwo mubyumvire mwishoranye ngo bakugarukirije ntibari bakugejeje kijya gihe uhura na Yesu ntibari bakugejeje kure uyu mugoroba Yesu abasha gutegeka abakwikoreye bakakugarukiriza aho bakugejeje. abagizeye muhaguruka mutere haleluya. sefika agitamadikotema zarifakiaga sheriba. Haleluya, haleluya, haleluya. Nani himbazi cyane. itangazo riturutse isiyo riravuga ngo muri iki gitero itegeko rya Yesu bakugarukirizaho bakugarukiriza abagabo muvuge ngo birashoboka ntibishoboka bwirunga ikimenye ngo nubwo ifu yabiricukuye ariko bakugarukiriza baragifashe. Turabyakiriye kabisa. Nubwo imva yari icukuye. baravuze ati basikare fakia era Igihe twese kirahagije.